yewe ubwo se hari inkweto ibidakeneye yayo. nta mugore wundi nkunda usibye Gogo kandi wowe ndagukunda ubyumve sinigeze nkuca inyuma igihe cyose gishize tudahura tutavugana tutagira ikintu na kimwe kiduhuza ariko mu by'ukuri umenya yuko umutima wawe wagukunze ugihari Gogo ariwe Kadogo. ariko masha Imana ikumve kabisa. byibura se wamenye ko yabaye umuhanzi? Gogo ndakubwira yuko yatwawe n'aba ngaba ngo ni abanyamakuru baramutwara bamugeza hasi. rero niyo ngiyo icyo namubwira cyo urukundo cyangwa umutima wamukunze uracyahari ndetse nawe ndacyari ko bwanyu niteguye kumwakira yaba ari mu bibi yaba mu byiza twasezeranye ko tuzabisangira ndetse sinshaka kubaho ndi umwe nshaka yuko tubana. yego Gogo I love you so much. ariko ukuri Imana ikumve kabisa. Kino nakwisabira niba rwose ukinkunda ndagusabye ujye kuri kamera ubwiza abanyarwanda ukuri uko aka kanya bashobora kugira ngo njye nkeneye gutwika sibyo. nagukunze nitaye ukomeze nitaye ukusa nitaye ibyo byose nitaye ku magambo y'abantu ngura ibiki n'ibiki njyewe nkukundira ukuri n'ukuri nawe binyereke basi unabivuge basi ndetse unansange kuko umutima wanjye urababaye cyane. Yes, reka mbasuhuze inshuti bakunzi ba Aguka TV, mwebwe mukomeje gukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi nkuko tudahwema kubagezaho ibiganiro. Uyu munsi rero nabazaniye Kadogo, umuhungu wa Asiya cyangwa se umukozi wo kwa Asiya. Agiye gutangira twibwira then nyuma yuko tuza gukurikira ikiganiro cye atanga ubutumwa bugiye butandukanye, ariko ndagira ngo banze wibwira abantu badukurikiye Kadogo. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Amazina yanjye ni Kadogo, ni abeshi banziho, ayo niswe na famille ni Jonathan Byiringiro. So rero nkaba ndi umuhungu wa Asiya nkuko wabivuze ndetse akaba mfasha akaba mfasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuba ndaha bikesha Asiya. ariko nyine igihe kibaye kinini cyangwa iminsi ibaye myinshi nanjye vuze ati ntago nshaka kuba umwe, sinshaka kuba nyakamwe, nshaka uwo turushingana. Wiki murakoze. Kado nukuvuga ngo uravuze ngo agufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma mbere yuko agufasha muri ubwo buryo ubundi Kadogo yenda hano n'ubwa mbere tugutumiye, ariko Kadogo mu busanzwe ubundi yagiye kwa Asiya mu rugo akora iki cyangwa se yamenyanye na Asiya akora iki? So Kadogo yamenyanye na Asiya ntaho yari afite abarezwa. Nari muranyemera nifashisha rino zina. Nari imbobo. Nari Marine. So rero Asiya ndabyibuka yansanze hara ku kiraro cya Nyabugogo. Aramfasha. Namubwiye yuko nshonje. Aramfasha angurira ibyo kurya, angurira ibyo kunywa, buri kimwe cyose turaganira. Asiya impamvu mvuga ko ari umubyeyi ntago yanyumvishije nganyumvira ubusa. Yaranyumvishije aramfasha. So kuba rero ndaha, kuba mfite ubuzima buzira umuze, kuba nambara nkaberwa, kuba nanjye noga nkajya mu bandi bana, si kubwanjye ni Asiya niwe mbikesha. Ntago ari kubwawe, ni kubw'umubyeyi Asiya wagufashije. Hanyuma icyo gihe mbere yuko ujya mu muhanda ndagira ngo ubanze utubwire ubundi Kado ugira ababyeyi bawe? Ngira papa, mama yitabye Imana. Mama yitabye Imana. Byibura se mama wawe umuzi ku buryo ushobora kuvuga ngo ndamwibuka isura ye? Ego mama ndamuzi. Nubwo yapfuye nyiri sans indication nyiri umwana. Gusa nyine ndamuzi ndetse twari n'inshuti cyane. Mwari inshuti cyane. Yapfuye ufite imyaka ingahe?
ndakubwira igihe yitabiyeho Imana, imyaka yo nibanga. Imyaka yo nibanga, yitabye 2018. Yitabye 2018. Yego. Bivuze ngo rero wari uri mukuru. Ntabwo ushaka kuvuga imyaka yawe mbese. Kweri tudashaka kuvuga imyaka yawe. Mwimya makuru basi. Unyimya makuru. Yego. Hanyuma Kado, nuko iki akenshi mu biganiro dukunda kubona uvuga ngo wakunze abantu n'uyu munsi nanone numvisha ushatse kuvuga ngo ntabwo ushaka kuba wenyine. Yego. Ntabwo ushaka kuba wenyine, urumva yuzuye ipantaro ku buryo udashaka kuba wenyine. Ntabwo njyewe uranyemerera. Unzanye muri iki kiganiro. So njyewe ntabwo nshaka kuba njyenyine. Mu by'ukuri njyewe nakunze Gogo. Yego. Gogo naragukunze. Nge banyita Kadogo, nari ndi umukozi wo mu rugo. Ngukunda ukuri, nkukundira ukusa. Gogo ngenda gukunda, ese nzakora iki? Gogo nga basi ngira ikintu nkora basi. Buretse gato. Yego. Uvuze ngo Gogo nge naramukunze. Buretse gato ibyo turaza kubigeraho. Yego. Turaza kubigeraho. Nta kibazo. Gusa mu ndangiraho Gogaba. Yaburetseraho. Yego. Ubundi mbere yuko uza ku mihanda ku buryo uza kuvuga ngo nagiye mbona hari umugore ngo wakunze, uriya mugore harya bamwita ntago muzi. Ngo umugore ngo wigeze ngo kwisezeranya yambaye impeta. Ntago muzi kuko ku mihanda habarizwa abantu benshi. Kandi narabonye mwarakoranye ikiganiro Kado. Ndiye nawe? Yewe nawe mwarakoranye ikiganiro. Twigeze dukorana ikiganiro nzagikorana n'umugore umwe ari we Gogo. Ngo ngwiki? Nta mugore wigeze ukunda? Nta mugore nigeze nkunda usibye Gogo. Nta mugore wigeze ukunda usibye Gogo? Yego, kandi Gogo ngenda gukunda, nkukundira ukuri, nkukundira ukusa, waba ukize waba ukennye, ndagukunda njyewe ngende Kadogo. Mu kiganiro cya Gogo. Yego. Nkuko wakomeje kubivuga. Yego. Kuko ntago nakubuza amahirwe yawe, ubwo nyine tugiye kubyinjiramo nyine ukomeze ubibabwire. Yego. Ubundi Gogo ni iki kiri gutuma agaruka mu kanwa kawe kenshi cyane? Uvuga ngo Gogo twabanye nta hepfo nta ruguru mfite. Gogo angira inama. Gogo ndetse twakundanye mbere yuko aza kuri social media. Nyuma yuko abantu bamaze kumuntwara bakamujyana kure yanjye, nkaba nta nimero ziwe mfite, niyo mpamvu nje hano kuri social media kugira mbivuge basi n'urukundo rwanjye aho ruri rugaruke runsange. Agasani. Ubwo bivuze ngo Gogo ahari hose ukeneye ko kubera umugore? Ntago ngiye mbikeneye kuko Gogo ngiye twarakundanaga. Aza gutwarwa n'aba twita abanyamafaranga. Umvishije? Yego. Ngewe Gogo ngewe ndamukunda kandi nawe arankunda, arabizi. Sibyo? Icyatumye nandukana nawe nuko ubwabo ngabo bose bashatse kumurundutishiriza amafaranga baramutwara, ariko nawe wose ngenda bizi yuko ntekereza, ariko ngewe maze igihe kinini cyane tutavugana kubera aba banyamakuru bamutwaye Gogo. None nge ndagira ngo bamungarurire. Yagasani. No hanyuma utubwiye ko mwabanye hagana hehe? Mwabanye mu biki? Mwabanye mu rugo? Mwabanye hehe? Mwabanye mu kazi hehe? Gogo bamutwaye ngiye tugiye gushakana ngiye nawe. Hari ryari? Ntago nkubwira igihe, ariko umunsi bambeshyiraga kuri uriya mugore ngo ni Marie Roza, nuko bari babonye yuko cyane ni wo mwivugiye. Igihe bakubeshyiragaho nuko babonye yuko Gogo anaye agiye, ndetse babona yuko nta yindi nkuru bankoraho usibye kuvuga ati ngo Marie Roza ngo ngiye naramukunze. Nta mugore wundi nkunda usibye Gogo, kandi wowe ndagukunda ubyumve. Sinigeze nkuca inyuma igihe cyose gishize tudahura, tutavugana, tutagira ikintu na kimwe kiduhuza, ariko mu by'ukuri umenye yuko umutima wagukunze ugihari Gogo ari we Kadogo. Ariko masha Imana ikumve kabisa. Byibura se wamenye ko yabaye umuhanzi? Gogo ndakubwira yuko yatwawe n'aba ngaba ngo ni abanyamakuru.
baramutwara bamujyana kure yanjye sibyo yego ubu muri aka kanya ngiye mfite agahinda maranye igihe kinini ko kutavugana na sheri wanjye ari we gogo yego nyagasani Imana ikumve none se byibura gira amagambo ubwira gogo cyangwa se yenda gogo natayumva manager wari buze kuyumva kugira ngo azi kubimwumvisha sinzi niba na gogo ifite manager ariko ibyo babya manager ngiye sinshaka kubyumva ngiye gogo uko twakundanye urabizi uko twahuye urabizi uko twasangiye akabisi n'agahiye urabizi naga batwita abanyamafaranga ngo bagutwara bansige ngewe ndumwe naho mfite na epfo na ruguru uransiga ubizi yuko ubuzima bwanjye bwose twabusangiye nta na kimwe nigeze gucura urangije uragenda ndutisha amafaranga ndutisha abandi ariko menye ko umutima wagukunze n'ubundi nawe uri uracyahari niyo mpamvu nanjye njahanga kugira ngo mwumvishe agahinda mfite basi wongere ungarukire unansange sinzi aho uri ukuntu umeze ariko ndagukunda mwabanye mu kahe gace kugira ngo byibura n'abantu bakurikiye iki kiganiro bahite bavuga ati Kadogo ndamwibuka cyangwa se Gogo ndamwibuka ari inshuti ya Kadogo cyangwa se babana ndamwibuka twabanye ku Muhima hepfo ya polisi yakoraga iki abyore Gogo ngewe twamenyanye twese turi abakozi bo mu rugo yego wumvishije turakundana urukundo rwacu ruraguka none nyuma yaho yakoze indirimbo mubwire ko ari nziza ndetse n'abantu barayikunda ngo iki yakoze indirimbo yitwa gute bayita I need blood ya Jesus ngo I need blood this Jesus sinzi ukuntu babyita ese ni gute utazi indirimbo y'umugore wawe nzi kuyiririmba ariko sinzi izina ryiwe iravuga ngo every day I need blood ya Jesus every day I need blood ya Jesus rero niyo ngiyo so rero ngewe sinzi impamvu Gogo njye utakimvugisha ushobora kuba waranabuze na nimero yanjye nanjye nta yawe mfite mu by'ukuri ngewe urukundo rwagukunze ruracyari pe ariko mana nukuri Imana ikumve nese Kado ni iki byibura waza kubwira Gogo ku buryo byaza kumukomveka ku buryo yaza kukwibuka nta kindi namubwira kubera ko kino kigaro nakibona n'ubundi arahita byibuka icyo namubwira cyo urukundo cyangwa umutima wamukunze uracyahari ndetse nawe ndacyari ko bwanyu niteguye kumwakira yaba ari mu bibi yaba mu byiza twasezeranye ko tuzabisangira ndetse sinshaka kubaho ndumwe nshaka yuko tubana yego Gogo I love you so much ariko mana ukuri Imana ikumve kabisa yaba hari ikindi kintu se waba mukurikiyeho byibura ushaka kwamamara cyangwa se nawe arabizi rega njye nta kintu mukurikiyeho njye nkundana na chamani nese barabwirwa n'iki kumukunda koko arabibwirwa n'iki ahubwo igihe kinini cyose tumaze dukundana ahubwo niba koko ari umuntu wankunze koko apana kubimbwira bikuye ku mutima nyabo niyo mpamvu nkoze kino kiganiro kugira ngo ukibone umutima wawe rero naho wagiye nanjye nirinze kuwereza abantu benshi bagiye batandukanye so rero ndacyagukunda rero babarira basuzu abwirwa n'iki kumukunda ndamukunda I love you so much sibyo ndagukunda genda gukunda n'umutima wanjye wose sinzi impamvu utabibona ese basi nkora iki Kado ku buryo uhise unapfukama genda geragura ndamukunda cyane ku buryo uhise upfukama subwo wagiye ngenda mukunda hari indirimbo na twakundanaga kuririmbana iravuga ati my heart ifiriza gwagwanja imani nayo butunzi nakwatsa ese ni yanyu nyine twakundanaga kuyiririmba we nawe yego ni ya Juno Kizigenza yego imani nayo butunzi nakwatsa yego
nkaguha cash waba uri sober uri high yego deep sea ahoni ngo as sexy your love money to evening I can never life na kimwe ntaguhaye yo yego waba uri feke cyangwa real karazi yo chill mukunda birenze George icyo mwimagina mu mutima wanjye ubu ndishimye naranyuzwe yego gogo nayumva rwose nukuri ndagukunda ndetse twaba dufite gahunda yo kuzabana ndagusabye basi ni gutyo baterera umuntu ivi bakunda ngenda mukunda ndetse ndamuterera ivi ari he uyu ushobora kuyibona kuko abantu bose baterera ivi ushobora guterera umuntu ivi umuntu ukunda shabyorere wasanga haranahuye n'abanyafite bibifaranga abanyamujyi bakamutwara bakamundutisha byorere wowe rukundo bakamukurutisha bakamutwara Kado byibura ni ikihe kintu wasaba gogo mbere yuko haguruka kugira ngo yewe ikintu nakwisabira niba rwose ukinkunda ndagusabye ujye kuri kamera ubwiza abanyarwanda ukuri uko aka kanya bashobora kugira ngo njye nkeneye gutwika sibyo nagukunze nitaye uko umeze nitaye uko usa nitaye ibyo byose nitaye ku magambo y'abantu ngura ibiki n'ibiki njyewe nkukundira ukuri n'ukuri nawe binyereke basi unabivuge basi ndetse unansange kuko umutima wanjye urababaye cyane Kado ngaho haguruka rero nizere ko byibura gogo amagambo mubwiye yakumvishe cyangwa se niba atanayumvisha ariko manager we byibura akumve agira icyo yabwira gogo cyangwa se abimwumvishe tunamenye niba ibyo bintu uri kuvuga niba ari byo koko yego sibyo yego tunamenye niba ibyo bintu uri kuvuga niba ari byo koko hanyuma ikindi kintu yenda uziranyeho na gogo ku buryo yahita byibuka akavuga ati uyu muhungu ntago ari scam cyangwa se nibyo ari kumbwira ntago ari nibyo ibyo yambwiye byose ibyo yavuze byose nibyo mu kiganiro njye twakundanaga kuririmbana indirimbo nyinshi twimereye neza ndetse n'iriya ndirimbo cyaza bikora ntabwo yigeze ambwira gusa nabonye isohotse mu by'ukuri ngewe ndumva nta kindi navugira aha usibye kumubwira yuko nyimukunda pe yego Kado reka tugushimire ndi kubona n'agahinda kakwishe ariko byibura nihagira icyo gogo ari buze kuza kuvuga kuri no video yawe turi buze tuzakura ikiganiro byibura twongere tubivugeho uba wanamushimira kuba yakumvishe cyangwa se hari ikindi kintu byibura niba hari ikindi kintu byibura wamubwira mbere yuko dusoza nta kindi navuga nta kindi wavuga ngaho reka tugushimire Kado sibyo murakoze